kuki habanje iby'Imana itavuze. So why does it come first what God did not promise? Reka mbibutse iki ngiki. Let me remind you this point. Nasanze iby'Imana itavuze niyo maboko atujyana mu by'Imana yavuze. I have realized that the arms of what God takes us to what God said. Iby'Imana itavuze nizo mbaraga zidupushinga. What God did not say is the power that pushes us. Igihe cyose Whenever Imana izavuga ibyo ikoze, God will say what He does, banze mu byo itavuze. and it comes first in what He Ariko did. niyo maboko agusunika kujyana mu Are the arms that pushes you to what God said. zamura amaboko dushimira Yesu. Raise your hands and glorify Ku bantu Him. byararangiye ariko ku Mana ntabwo To birarangira. man it's over, not to God. Nubwo turi kunyura mu gitabo. Wari uzi ko kuzura umwuka wera, gukiza indwara, kwirukana dayimoni ni bimwe mu bimenyetso bigaragaza abizera ba Yesu? Muri ibyo byose hari ibyo ukeneye kandi uzabifashwamo n'umukozi w'Imana wabisigiwe, ari we Reverend Prophet Ernest NYIRINDEKWE, umushumba mukuru w'amatorero ya Lion Pentecost Blessing Church ku isi hose. Babategura igiterane kidasanzwe kiba buri wa kane, gifite insanganyamatsiko ivuga uwa kane w'ibimenyetso no gukira indwara, kuva saa 5 za mu gitondo kugeza saa 2 z'ijoro. Iki giterane kibera kuri Nazarene Church Remera mu Giporoso nyuma ya station SP. Ku bindi bisobanuro hamagara 0788244757. Dukurikire ku mbuga nkoranyambaga zacu. Murankundira mwebwe nta kibazo mwicare. Abaririmbyi bo njya mbona banaguma hano amateraniro akaba yarangira bagihagaze. You will be seated there, and for the singers they will keep standing because they sometimes stand until the end of service. Murabizi ko nanjye sinicaye. You know that I too am not seated, Ngoro nta cyaba gikomeye kirimo. so nothing serious in that. Haleluya. Hallelujah. Tuzamura amaboko. Let's raise up our hands. Abantu tumenyeranye For the people we're familiar, ntago njya nkunda kugorana. I don't request people what's more. Ngoro niba ntagorana hanze sinzaza kugorana mu rusengero. If I don't trouble people outside, I won't do the same in church. Niba hari ikintu nkunda mu nzu y'Imana, If there is something I like in the house of God, nkunda ko umuntu afashwa n'icyo yumvishe it's that you may feel touched by what you heard kuruta amarangamutima. more than emotions. Kuko iyo ufashijwe n'icyo wumvishe nicyo kigira umurimo muri wowe. Because whenever you're touched by what you heard, it's what gives it the right to work in you. Sindi bujye kugukomesha amashyi wumva atakurimo. I will not ask you to upload when you don't feel it. Nintera harere ukumva nta kirakira muri wowe uyihorere. If I shout a hallelujah and you feel you yet get something in yourself, do not reply. Abumwe ariko agira icyo yakira. Though can be one person but receive something. Umugabo ngo yigeze ajya mu rusengero. Once a man went to church. Abantu bataza amazina yanjye ndaza kuyibabwira nshoje kubwiriza. I will tell you my names by the end of preaching. Nubundi kuyakubwira ko bitakwishyura ni DNS, reka tuvuge Yesu niwe umuntu avuga amateka gahinduka. To tell you my name cannot pay your loan. Let's speak about Jesus is the one we speak about, and history change. Wajya mu iteraniro In this man joined the gathering. byuma bize kujya bituzaho kugira ngo bize kujya bikora tugeze aho turirimba. Let the musical instrument be silent and be used when Ajya mu we sing. iteraniro ari mu bihe bitari byiza. And this man went in a gathering, but he was not in a good Ubundi situation. turi mu bihe bimwe. Like he was not in a good season. Pastor ati muzamura amaboko bakayazamura. As we hear, oh, we are not in the same Ati seasons, nimuhaguruke and the pastor would bagahaguruka. say, raise up your hand. They do stand up, Mwicare they stand. bakicara Sit, they sit. bazamura ukuboko. And he lifted up his hand. Bumva bagize amatsiko yo kumva icyo ashaka kuvuga. And they were all curious to know what he was going to speak about. Bamuha umwanya aravuga. They gave him time and he said something. Abwira pastor ngo ibintu ni bibiri. And he told the pastor that there are two things. Tubwire twicare cyangwa duhagarare. Tell us to sit or stand. Ibintu bya muhaguruke mwicare urimo uratugora. Vuga ikintu kimwe.
thinks of telling us the stand up, sit down, you're confusing us. You are troubling us. Tell us to sit or to stand. hari igihe yazamuza umuntu kenshi rero n'ibihe yazanye bikamushirana kubera ko yamujamuje bureka. There is a time you ask a person to keep on raising hands, and because of the situation what they're going through, they feel like they're not comfortable. kandi ubundi mwiterana ntihajya haba ibihe bibi. And in church we don't have bad seasons or bad moments. ahubwo ibihe bibi biba bifitwe n'umuntu mu mutima we. But bad moment is in the person, in their heart. Urugero umuvandimwe umaze kubwiriza ijambo ryiza, Our sister come to preach a good word. uwaba atafashijwe naryo ntabwo ikibazo ari ijambo. The one who can't feel touched with this word, it's not a problem of the word. ahubwo ikibazo icyo ashaka kumva si cyo yumvije. But the problem is that you didn't hear from what you need to hear from. buriya umuntu urwaye malariya nubwo wamutekera ibiki ugashyiramo sante tangawizi ugashyiramo kibe magi na onja, rega naratetse ndabizi ntabwo byamuryohera, kandi ikibazo ntabwo ari ibiryo ahubwo ikibazo ni akanwa k'ubirye. Actually, the person who suffer from malaria, anything you can cook for them, anyhow you can make your food good, they cannot enjoy because they don't. The food is not the problem, but the problem is the person. Nutayumva nk'uko waje witeze kuyumva rero urataha uvuga ngo nta bihe byiza byabaye, ariko ntabwo ikibazo ari ibihe byiza ahubwo ikibazo uburyo wumva gushaka kuyumva si bwo wayumvije, kandi ntikeneye kuvuga uko ushaka kuyumva, ikeneye kuvuga uko ishaka kuvuga. Actually, pray. Nge nigeze njya gusenga inzara inyishe aho nabaga banyirukanye. I once went to pray where I was living, I was struggling with famine, I was chased from house. Umuntu yantije ipantaro arancyurira, And a person landed me a pant, but he spoke back evil to me. njya gusenga nyibwira ngo mpaho kuba umpe ibiryo umpe n'imyambaro. I went to pray by speaking to God that give me food and give me a shelter. Ngezeyo umuhanuzi araza arambwira ngo Imana irambwiye ngo ikurije indege. Reaching there, the prophet came to me and told me that God is speaking to me that he gives you a flight of flying. Uzi ko hari igihe Imana ivuga ukumva wayibwira ati rega si uko wari ukwiye kuvuga vuga. It sometimes happens that God speak to you something and you feel like you should tell him that God, this is not what you should have been speaking. You should say this Uzi better. impamvu ivuga biriya? Do you know the reason why he tells Iyo you ntiri that? kubona inzara, He's not seeing iyo famine. ntabwo ibona inyuro bagucyuriye, He's not seeing evil words they speak to you. ibyo bibazo urimo ntibibona. He does not see all those problems you're going through. Irabona aho ikujyana. He's seeing where he's taking you. Ntabwo Imana ijya ibona ubutayu turimo. God does not see the witness that we face, Imana ibona i Kanani. but he actually look at Canaan. Kandi tuzabanza mu butayu ariko ntibona ubutayu ikabona i Kanani. And we will first go through desert, but he doesn't see it, but he see to Canaan. Bana umuntu usha Bibiliya Imana yigeze ibwira Abisirayeli ubutayu. You better biblical people than I. Did ever God speak to Israelite desert? Ntiyababwiraga Kanani. He used to always talk to them Canaan. None mbere yuko bagera mu Kanani banyuze hehe? And then before they reached to Canaan, where did Mbese they Imana go yari first? yabuvuze. So did God speak about it? Ayo marira ntayiri kubona. God is not seeing your weep. Niyo mpamvu ujya gusenga bagusohoye mu nzu ati nguhaye n'abapangayi. Iyo ntabwo ibona ikibazo cy'ubukode, irabona iz'abapangayi. That's why you go to pray and you were chased out of home, and God tells you that I give you even the people to rent your houses. Mwibuke ku nyanja itukura ntiyababwiye ngo nimuhumure inyanja ndayibona, yarababwiye ngo nimukomeze mugende. Remember, on the Red Sea, he did not tell them that I can see the challenge of the sea. He told them to keep their way. Kandi abibwira kugenda imbere hari inyanja. And those is speaking to keep their way. Hirya Before no them there is hakuno a hari sea. imisozi. Both sides there are mountains. Inyuma hari ingabo za Farawo. And behind there are armies of Pharaoh. Kumba amaso yabo arabona inyanja, And yeah, their eyes are seeing a sea. ay'Imana arabona inzira mu nyanja. And God's eyes is seeing away in the sea. Nuko ngihamagara imbabazi ziwe ziritaba,
ntaragira icyo mvuga ziramubera ziti ngwino nsange mutima nkunda cyane ndakubabariye nuko nuko gihamagara imbabazi ziwe ntaragira icyo mvuga zirambobera ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye nuko gihamagara imbabazi ziwe ziritaba ntaragira icyo mvuga zirambobera ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye. haleluya ababonye imbabazi z'Imana barabaza abazibonye bonyine The people who saw the mercy of God. ntabwo ndi busome bibiliya abandi kandi mu itangiriro ibice 37 guhera ku murongo wa 4 kugeza kuri 11 ukamanuka ugasoma guhera kuri 29 ukageza kuri 35 naho nubundi turi buganire. Those are the biblical verses that we are going to share. For the people who need to write, it's in the book of Genesis 37, 4 up, down, continue. We will share over there. tugiye kuganira ijambo erega muraguma You will stay still. kandi uri buze kumanuka ntabyemeye ku cyumweru ntazaririmbe oya tugiye kuganira ijambo rivuga ngo ku bantu byararangiye ariko ku Mana ntabwo birarangira. We are going to share the word that says that to men it's over but not to God. muhereza ikiganzo mubwire ngo ku bantu byararangiye ariko ku Mana ntabwo birarangira. Get a hand to your neighbor and tell them that to men it's over but not to God. mu mafu ya ni musi izuba ryibutsa ineza y'umukunzi wanjye akagero k'iminsi ntikabishobora kunanya n'umukunzi wanjye mafu ya ni munsi izuba ryibutsa ineza y'umukunzi wanjye akagero k'iminsi ntikabishobora kunanya n'umukunzi wanjye tuzamura amaboko duhe Yesu icyubahiro. Let's raise our hands and offer glory to Jesus. haleluya haryo ejo bundi kuri 25 twibukaga iki? Last time on 25th, what was we celebrating? Noheli twibuka ivuka. Christmas, the birth of Jesus. hari umuntu wasubiza ikibazo ngiye kubaza kivuga ngo Mariya yasamye ryari? Is there anyone who can answer the question I'm going to ask? When did Mary conceive? Mariya yasamye ryari? When did Mary conceive?
buzima busanzwe tuzi uko bigenda kugira ngo umuntu asame. Hari n'ababa bazi iminsi nubwo utamenya umunsi ariko basi ntiwayoberwa ukwezi. Kandi hari biba byabaye kugira ngo umuntu asame. None Mariya yasamye ryari? In a normal way, we know when we conceive, depending on your time. When did Mary then conceive? Ndende zivane ujye ubiririmba cyane. Uririmba nyinshi kuruta iz'abandi. Yasamye ryari? Maze oya ntago nabaje isaha. Ntago nyene yisaha. Ushobora kuvuga ngo yasamye muri uku kwezi cyangwa yasamye ryari? Umva naba nkubeshye baza mwuka we. Abakorida. Bo ndabizi ko umuntu wese yaba afite icyo gisubizo ariko reka mbabwire nituba mu nzu y'Imana tukaza kumva ari indirimbo ari ijambo ry'Imana ari ubuhanuzi. I know that everyone can have his answer depending accordingly, but if we are in the house of God and we hear from the word, songs, prophecy, umunsi marayika aza kwa Mariya, the day the angel came to Mary's house akamubwira ngo uzasama inda, and he told her that you will conceive, amatwi yumvije icyo Imana ivuze, the ears that heard from what God said, hahita haremwe igitangaza mu nda ye. the miracle was created in her womb immediately. Nta bundi marayika yagarutse kwa Mariya. There is no single time the angel came back to Mary. Nuwo munsi gusa yaje. It's that single day he came. Buryo Imana ikubwiye ikintu, Hey, whenever God tells you something, iki kivuga ko kanya immediately after he kiba said, kiremwe. it's immediately happened. Uzi kiba gisigaye Do you know what ni remains? iminsi yo kugenda kijya habona. Are the days of coming alive. Icyari gisigaye What was remaining, kwari ugukura kw'inda Mariya yasamye. it was the growth of this conception of Mary. Ibyo bintu bigiye kujya habona rero What's going to be seen publicly? abantu bagize ngo nibwo biremwe, People are thinking that it's created ariko by byaremwe Imana ikibi. that was created when God said. Ahubwo icyari gisigaye ni uko bijya habona. But what was remaining is that may come life. Wa mugisha Imana yakubwiye yarawuremye, The blessings God spoke to you is ahubwo already hasigaye ko created. Imana iwushyira ahagaragara. But what's remain is to take it in public. Akimara kumva ijwi byahise birema igitangaza muri we. After she heard from the voice, it created a miracle in her. Hari hasigaye rero ko kigenda kidevelopa. It was remaining a development of a miracle. Bya bintu Imana yakubwiye ntabwo izabirema, yarabiremye, ariko hasigaye ko bijya habona. God will not create what he promised you, but what's remaining is that may come alive on public. Nimureme, shuti nimureme, tuzamubona uwo mwami ubupfubyi, ndetse n'umupfakazi. Haleluya, nimureme, nimureme, shuti nimureme, tuzamubona uwo mwami ubupfubyi, ndetse n'umupfakazi. Haleluya, nimureme, nimureme, shuti tuzamubona uwo mwami ubupfubyi, ndetse n'umupfakazi. Tuzaba tubisezeye. Bibiliya igaragaza Yosefu uyu nguyu nk'umuntu wari ufite abandi bavandimwe bavukana.
The Bible shows us Joseph like a man who had other relatives. umunsi arota inzozi The day he had dreams, akazibwira bene se, and he spoke to his brothers about those dreams. ntabwo uwo munsi aribwo bamwanze, It's not the same day they hated ahubwo ngo him, inzozi zatumye barushaho. but the dreams caused them to keep more. Impamvu imwe yatumye banga Yosefu, One of the best reasons of why they hated ngo Joseph, yajyaga ashira asa amakuru y'ibyo bakoreraho baragiye, it is that he used to give news to their father where they was at ngo Shepherds. bituma amukunda amudodeshereza n'ikanzu. And it made him love him more and tailored for him a robe. Ngo ntabwo mfite abana bakuru cyane, I don't have very old ariko bafite abana children, bakuru cyane. but for those who have mature children, Hari umwana ujya ukunda ukumva umukunda kuruta abandi kandi nabo bakunda, there is a child you love the most, and also you love the rest kandi of bishobora them. guturuka kuri uwo mwana. And it can be the reason from that child. Hari n'igihe ushiduka ariwe uhamagara kenshi kandi hari n'abandi, And there is a time you find yourself calling this child many times. while ukire not turuva ariwe calling. uhamagara kenshi And you find yourself calling this kubera child many imyitwarire, times kubera ibintu akora, because of their behavior, what they do. kumva aza imbere y'abandi cyane. And you feel this child always comes before others. Ngo arota inzozi, And he had dreams. azibwira bene se, He spoke to his brethren. narose imiba 11 I had a dream of 5 towers of wood. yikubita imbere y'umuba wanjye, It was falling before mine. ngo barushaho kumwanga. And they hated him more. Ngo arota n'izindi nzozi, And he had other dreams. nazo azibwira bene se na And se. he narrated them to his Ngo brothers. Sara mucyara bati wa mwana we, And his father rebuked njye him na that nyoko son. na bene so tuzatwikubita imbere You yawe. mean that I and your mother and your brethren we will bow Ngo before bene you? se bamugirira ishyari, ngo ariko se akajya yibuka ayo magambo. And his brothers could feel jealous against him, but their father, he always remembered those words. Turi ku ijambo rivuga ngo ku bantu byararangiye ariko ku mana ntibirarangira. We are on the word that says, to the man it's over, but to God not yet over. Ngo umunsi umwe And one day, se w'aba bana ahamagara Yosefu, the father of these children called Joseph. reka mbababarire mu kanya ndabagarura. I will call you back. Let me be pitiful for you now. Murakoze cyane. Thank you very much. Genda ujye gusura bene so aho baragiye, Go and visit your brothers where they're shepherding. kandi ntugenderaho ujyane n'izi mpano cyangwa ikintu runaka wabashyira, ntubahinguka imbere nta kintu ufite. And do not go there empty-handed, so that you won't reach before them empty-handed. Aragenda, He went. ngo yabanje no kubabura, He first time didn't find them that easier, ariko ahura n'umwe aramurangira, but he met one and directed him. bamubona mbere y'uko ababona. They saw him before he could see them. Bahita bajya inama y'uburyo bamwica kugira ngo baburizemo za nzozi. They agreed to how they would immediately kill him so that they may disqualify his dreams. Hari ikintu nibajije, There is something they've been thinking of. ubundi byari bibatwaye iki What was the matter iyo bayoborwa na mwene se? if they were to be led by their brother? Niba umuntu agira ishyari kubera inzozi, ubwo zasohoye byagenda gute anise? If you can be jealous for dreams, what can happen if it comes to pass? Profete wacu, umubyeyi wacu, Our prophet, our parent, ashobora guhagarara ahangaha can stand here akabwira umwe mu bakristo ati ndagukunda, kandi ntawe yanga, ariko ati ndagukunda bitewe n'impamvu runaka ishobora gusunika iryo jambo, akaravuga ati ndagukunda. and he speak to one of our Christians that I love you, not because he doesn't love the rest of you, but because of a certain reason he feels like pushed to speak to that person this word. Uwo muntu ashobora guhita atangira kurwana intambara z'iryo jambo. Yeah, this person can start fighting the battles of this word. Amukunze ate ntaje ejo bundi sibwa cyiza, How comes he loves this person? He comes this soon. natwe tumaze imyaka ntarabitubwira. And we who've been here for many years, he Nukubera has ko confessed nukubera that ko word. nukube muri make bagatangira gushyira impamvu zituma yavuze gutyo. It's because of ABCD reasons. In few words, they Niba start uyu muntu setting yarwana the intambara reasons. z'iri jambo, ubwo hari icyo amukoreye byagenda gute? If this person can fight the battle of this word, what can happen if he does something great to them? Ngo abageraho banzuye inama y'icyo bagiye gukora. He reached to them after concluding what they will do. Ngo ariko Rubeni
But one of them, Robin, arababwira ngo nimureke two kwishyiraho amaraso y'utariho urubanza spoke to the rest of the brothers that do not take to ourselves the blood of the one who doesn't have a mistake. rwacukuriye kubika amazi Let's throw him in this pit that was digged to keep water. ariko ngo kwari ukugira ngo amubakize azabone uko amusubiza se. But it was that he wanted to rescue him from their hands and take him back to their father. banzura kumuta mu rwobo They decided to throw him in a pit rubikamo amazi ariko rutarimo amazi, that keeps water which doesn't have water at that time. rubika amazi ariko nta mazi arimo. It keeps water, but there was no water at that time. iyo bamutamo harimo amazi abishimayeli bari kuza akiriho. If they were to reject him in that pit when water could be in, do you think Ishmaelite would come and find him alive? ndashima imana yakuyemo ibyica igasigazamo ibitwigisha. I thank God who removed what kills and he remained in what teach. uyu mwaka kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere This year, from the first date of January kugeza kuri iyi tariki, until today, burya mu muhanda yakuyemo ibyica. actually in the road he removed what should have killed hari him. waribye ngaho abandi banyuze bagapfa. And there is a singer who said that where others Njye passed niho and I was nanyuze. rescued, it's where I passed. burya hamwe wabyariye ukahakura umwana hari undi wahabyariye atahiraho. Actually, where you gave birth and you come home with a baby, there is another one who lost his baby ngo there. bicazwa no kurya ibyo yazanye uwabizanye ari mu rwobo. They sat to consume what he brought while the one who brought it was in the pit. ngo haba hanyuze abishimayeli. And it passed by Ishmaelites. umwe muri batari ko twamugurishije tukarya amafaranga ko atazatuyoborera muri Egiputa ko yagatuyoboye ari inahangaha. And one of them gave out an idea that why can't we sell him and we consume this money? He will not lead us being in Egypt. icyo bari kurwana nacyo ni ukudashaka ko azabayobora nk'uko inzozi zavuze. What they're fighting against is that they don't want him to lead them. kandi But icyo like imana Paul iri said. kurwanira ni ukuzasohoza inzozi yarose. And what God is fighting for, it is to complete the dreams that he had. Eh. bararwanya inzozi uwazizanye azirinda. They fight against the dreams, and the one who gave them out is still protecting them. haleluya. Hallelujah. ngo bamukuramo ikanzu bamugurisha ikanzu atayifite. They removed the robe and they sold him without having it. ngo Rubeni agarutse bivuze ngo bamugurishe Rubeni adahari. And when Robin was coming back to me, they sold him by his absence. ngo agarutse yihutira kujya kureba mu rwobo asanga atarimo. When he came back, he was in a hurry to check in the pit. He couldn't find him. ngo aravuga ngo data ndamubwira ngo iki. And he said, what will I speak to my dad? ngo basanga nta kindi bakora uretse gufata ya kanzu. And they found they had nothing else to do except to take the robe. ngo bica umwana w'ihene And they killed a ram. bafata amaraso y'wa mwana w'ihene And they took the blood of this lamb. bayasiga ya kanzu And they took it on that robe. bayohereza se. Then they sent it to their father. baramubwira ngo urebe niba yaba ari ikanzu y'umwana wawe. And they told him that have a look on it and be aware whether it's your ubwabo child's barabizi ko ari iya robe. Yozefu. By themselves, they are aware that it's the robe of ngo Joseph. se ayibonye arayimenya. While their father saw it, he recognized. aravuga ngo nta gushidikanya nta kabuza umwana wanjye inyamaswa z'inkazi zamutanyaguye. And he said, there is no doubt my son was consumed by bear. ngo ararira yanga guhora. He cried until he couldn't stop. abasore n'abakobwa baramuhoza ngo aranga. Boys and girls wept his tear, but he couldn't stop. ngo arababwira ngo nzarinda njye kuzimu nzarinda nsanga umwana wanjye nkimuririra. He told them that until I meet my child, I will keep crying for him. bene se wa Yozefu bazi ko inzozi bashyizemo ka kantu kavuga ngo towa. And the brothers of Joseph, they're aware that they have set a stop on the dreams. se nawe azi ko kuri Yozefu hagiye akantu kavuga ngo towa. And their father also was thinking that he have already set a stop on the dreams. ariko mwumva igitangaje, But listen to something ari surprising. inzozi zirahari Dreams are there ari na Yozefu arahari. as well. Joseph is still there. Oh my bene se God. bazi ko inzozi zarangiye ariko ziracyahari. The brothers are still thinking that the dreams are over, but it's still there.
se wa Yosefu azi ko Yosefu yarangiye ariko Yosefu aracyahari. And the father of the Joseph still think that Joseph was over, but he's still there. Ndabizi ko bigorana kubera ko turi abasirimu, ariko nkundire kubera ko ndi umushyitsi ubikore ntabwo nzongera kubigukoresha. Muhereze ikiganza mubwire ngo ntabwo Imana irinda ikanzu, Imana irinda inzozi. It's a little bit weird for us because we are that nice, but do it as I am a guest. Tell your neighbor that God does not protect a robe, He protects a dream. Ntabwo Imana irinda ikanzu, God does not protect a robe, irinda inzozi. but He protects dreams. Kuki itarinda ikanzu ikarinda inzozi? Why doesn't He protect a robe, but He protects dreams? Nuko iyo inzozi zisohoye zibategeka kudodesha indi kanzu. It is that whenever the dreams comes to pass, it's order them to tail another robe. Hari igihe ikanzu bayiharabika bakayisiga amaraso. There is a time they dirtify a robe and they take blood on it. Bakakuvuga ibyo wakoze n'ibyo utakoze. And they speak evil of what you did and what you don't know. Niki even. babuza kuvuga. He does not stop them from speaking. Ariko irinda inzozi z'icyo Hey, yavuze. but He protects the dreams of what He said. Haleluya. Hallelujah. Kwikirize haleluya. Say hallelujah. Reka mbabwire ngo iby'Imana itavuze ntago bizakuraho ibyo yavuze. Oh, let me tell you, the word God did not say will not remove what He said. Come on. Sindi buze kubikora kenshi ariko ndabikora. Mubwire ngo iby'Imana itavuze ntago bizakuraho ibyo yavuze. I will not do it many times, but I will do it. But tell your neighbor that what God said will not be removed, but what He didn't say. Mu bantu turi kumwe hano abanzi ntabo nazi. Aniseti ni umwe mu bantu nzi rwose ukeneye gusobanukirwa icyanditse no kumenya aho kiri, aho kubaza Google uzajye kubaza Aniseti. Among the people I know and people I don't know, actually, Anset is one of the people who need to know more about scriptures and where it's located. No, Instead of searching on Google, Oh, yeah. search on Google si Anset. abantu babishyiraho. Yeah, are the people who set Google, of course. Nese ugurigorwa n'izo megabyte wafasha So why amayinite. are you struggling? Take your airtime and call Anset. He Ariko is mvuze a ko book. icyo nashaka kuva n'iki ngiki. But what I wanted to say is this. Mu nzozi Yosefu yarose harimo gereza. In dreams that Joseph had, is there any part that tells us that there is jail? Harimo gutabwa mu cyobo. Is there any part that informed us about being rejected in a pit? Harimo kubesherwa. Is there anywhere they mention to us lies? None se kuki habanje iby'Imana itavuze? So why does it come first what God did not promise? Reka mbibutse iki ngiki. Let me remind you this point. Nasanze iby'Imana itavuze niyo maboko atujyana mu by'Imana yavuze. I have realized that the arms of what God takes us to what God said. Iby'Imana itavuze nizo mbaraga zidupushinga. What God did not say is the power that pushes us. Igihe cyose Whenever Imana izavuga ibyo ikoze, God will say what He banze does, mu byo itavuze. and it comes first in what He Ariko did niyo say. maboko agusunika kujyana mu Are the arms that pushes you to what God said. zamura amaboko dushimira Yesu. Raise your hands and glorify Ku bantu Him. byarangiye ariko ku Mana ntabwo To birarangira. man it's over, not to God. Nubwo turi kunyura mu byo itavuze niyo maboko atujyana mu by'Imana yavuze. Even though we're going through what He didn't tell us, are the arms that pushes us to what God said. Ntabwo Yosefu yabanje mu by'Imana yavuze. Joseph did not immediately enter in the promises of God. Yabanje mu by'Imana itavuze. He first went through what God did not say. Kandi niyo maboko yamugejeje mu by'Imana yavuze. And are the arms that took him to what God said. Ntugire umuhanuzi wikorera. Do not blame any prophet. Imana yari yavugana nawe ukumva urasohoka uri buhure nabyo. Have you ever experienced the speech of God and you feel like you will go out and encounter Iyo everything? utasobanukiwe ko habanza iby'Imana itavuze ugira ngo ni abahanuzi bavangiwe. When you yet know that it comes first what God did not say, you think are prophets who are confused. Tuzamura amaboko. Let's raise our hands.
mwami ndategereje gusingira icyo wambwi ni kenshi nakumvise umutima wanyura kwize mwami ndategereje mwami ndategereje gusingira icyo wambwiye oh ni kenshi nakumvise umutima wanyura kwize tuzamura amaboko dushimira Imana Let's raise our hands and bless the Lord. Glory be to God. birajya bizira aho bishakiye ntimujye kure It will be coming whenever it wants. Do not be far from your instrument. hari ibintu bibiri niyiziho byananiye There are two things I know that I don't manage on myself. kubwiriza ntaririmba byaranze To preach without singing, it doesn't work for me. yenda simbikora nk'ababahanga ariko ndagerageza Maybe I don't do it professional, but I try. kabiri kurya ntari kunywa byaranze Number two, to eat without drinking can't work, ariko apana amazi but not water. nabwiye madamu ngo ajye ategura amazi ku meza hari abashyitsi hatari abashyitsi sinzabona amazi ku meza I told my wife to prepare water on the table when we have our guests. If not, I don't need to see water on the imyaka table. twayanyweye tutanayashaka ariko Do you know the years we drank water unwillingly? haleluya Hallelujah. mujye munywa amazi ni meza Take water, it's life. nimba ngiye yambayemo menshi ndi kwanga ko yazagira You got, in me I have much of it, so I don't want it to cause me any problem. haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. aho nagiye nsanga ngo bafite orere y'ibyo barya mu cyumweru There is where I went and I found they have a schedule of the week to what they will consume. byatumye ngira amatsiko yo kuyisoma nsanga hari umunsi baryamo amateke n'amadegede gusa I was so curious to read that schedule and I found that there is when they take you on. ndavana uyu munsi ndawumenye sinazabasura ntibishoboka And I say, I got to know this day I will not visit you. mbese ko nasanze n'ababirya bapfa I found even the people who take them die. ubwo njye kwihata amateke y'aka kanya aribwo nkiyavaho mu cyaro abantu ntibakirya nijoro ngo biri guteka maze rero abantu bamaze kuzamuka hari ibintu bagenda bahanga ngo imirire kera se ko waryaga nijoro ubu nyine ubwo Imana arakashya ngo umuntu agubwa kera se kutagubwaga nabi se kudasemura Oh my God. Actually, people who are getting on other levels, they're stuffing some kind of meals per days that they are having bad time. Why didn't you struggle during your last years? ubuzima Life. nimushaka mureke tubeho tunyuzwe ibyiduhaye tuyishimire Actually, let us live in a life that's satisfied and feel like enjoying what He gave us. ukaba mu buzima busengera ibintu runaka wamara kubibona kwa muganga bakabikubuza And you live a life of praying for different things, and then if you reach to the doctor, they stop you from that. ubwo umwami Yesu ankunda wo kubw'imbabazi ze nyinshi naho ndibona wo nziko nkundwa n'Uwiteka Yesu azi ibyo nkena byose byose bizambera byiza oh no mu byago nzaririmba naho napfa nziko nkundwa n'Uwiteka Yesu azi ibyo nkena tuzamura amaboko dushimira Yesu tumuha icyubahiro. Let's raise our hands and offer glory to Jesus. Yosefu baramugurisha Joseph was sold. Sara byakira nubwo byari bigoranye. His father understood though was hard.
bene se baratuza bati Yosefu inzozi zarangiye. And his brothers was be stealing, saying that the dreams of Joseph are over by then. Ageze muri Egiputa, When he reached to Egypt, mwibutse ko abamuguze bari abacuruzi. let me remind you, the people who bought him was business ones. Kandi umuntu wese uranguye abakeneye kunguka. And everyone who got a certain merchandise need to get benefit from it. Bari bamuguze nk'iboru. They bought him like a street Bari dog. bakeneye kunguka. They wanted to make a profit in him. Baramujyana bajya kumucuruza mu isoko. He was taken to the market to be sold. Mpamya ko bagiye mu biciro. I'm sure 100% that they bargained. Wakaza ati ndatanga yangaya. And one was like, I will give Ndati this ndatanga amount. yangaya. Another one is like, I will give this Uyu amount. nguyu umeze nk'igicuruzwa mu isoko. And this one who is like a goodie on the market, Imana iramubona nka ministry muri icyo gihugu bari kumucururiza. God is seeing him like a minister in the country where they're selling him. Igihe harimo ni igicuruzwa. The day is in is like a good. Ariko ikindi gihe kiri imbere ni ministry. But for the coming day is a minister. Ari abamuguze ntibabizi. Those who bought him, they don't know. Ari abamucuruza ntibabizi. Those who are selling him, they don't know. Isoko arimo ntiribizi. Even the market he was in, he doesn't know. Ariko Imana irabizi ko uyu nguyu witwa But Yosefu. God is aware that this one called Mu Joseph. gihe yagennye azaba ari minister mu gihugu arimo acururizwa. In the right time, he will be the minister in the country where he's being sold. Ngo birangira aguzwe no kwa Potifari. It finally ended up being bought from Potiphar. Birumvikana ko bano bantu barungutse. It's understandable that they got a huge profit from him. Ngo baramujyana. They took him. Akora akazi nyine bari bamuguriye. He did a work that he was bought for. Muzi uburyo umugore yashatse kuryamana nawe arabyanga. Do you know how the woman wanted to sleep with him but he denied? Muzi uko byagenze amuhamagara mu cyumba ngo nta wundi uhari atamfashe ku ngufu. You remember the story how everything happened, that he was going to fornicate with him in the room. Namwe murumva icyakurikiyeho. You got the point of what happened. Ahita muri gereza. And immediately he was taken to jail. Nawe urumva uburyo yatwawemo. You too can imagine the way he was taken. Uyu twawe gutyo. This one who's being taken that way, Yarose inzozi. he had dreams. Iyo ngeze aha ngaha nibuka. When I reached to this point, I remember Ndi mayibobo muri Eto Kicukiro 2008. when I was a street boy at Eto Kicukiro in 2018. Nibuka n'ibyo kurya byo muri puberi hano harwe ku cyapa cya Mitsingi. And I remember when I could eat the rest of food there at Mitsingi in dashes. Nibuka ninjira umujyi wa Kigali na mbaraje y'icyatsi kibisi zimwe zabagaho karindari zari zanditseho Mariboro murira na Fideli hano ku Giporoso. I remember when I entered in Kigali city with a green envelope meeting Fidel here at Giporoso. Ngwaye imyate. I'll use my feet to walk with no shoe. Abatazi imyate mujye kubaza guko ngwaye inda. I had some illness of dirtiness. Amashuri yo sinjya nyavuga ahubwo impamvu z'akazi ariko narize. I don't mention the level of education because of reasons, but I am educated. Ntihagira umuntu ugukangisha yafite twese twarizuze ko tutiza ahantu hamwe. Do not allow anybody to scare you with this level of education, though we didn't go to the same school, but we all are Ni educated. byiza ko uyufite ariko ntuyasuzuguze. It's good for your level of education, but do not take it like a motive to Kwaho underestimate me. Dawidi yigiye siho bene se bigiye. Because where David took his school, it's not where his Kandi brother's aho school. yigiye niho hamushoboje kwica Goliyati. And where he went to school, it's what enabled him to kill Goliath. Reba uwo muntu mvuze mu nshamake rero. Look at your neighbor then in summary. Mwese mwamuteze amatwi. You got the point of this person I've been speaking about. Banza bitamukundiye kwaza. It didn't work for them to come. Yari yambwiye ati ndaza kukumva. He told me that I'll come to hear from you. Atuye hano munsi ya Rufa Palasi ni umupapa witwa Ntabana Diodoni nari umukozi wewe mu rugo ndi n'umuririmbyi ayoboye muri korali bitasiro wamuye mu bibari. He lives here down Alpha Palace, and I was even the member of the choir he was leading.
umugore aremba muri korari mahoro y'Iremera yitwa Sandrine aramuzi. He knows his wife Sandrine from Mahoro Choir. Ariko arya rugo wabo rero reka nkoreshe trime y'icyo gihe hano hepfo musi Alpha Plus. I was their housemaid here near Alpha Palace. Ndi umukozi we mu rugo ndi n'umurimbyi ayoboye kandi ndasaba byose kubyubahiriza. I am his housemaid and he leads me in choir and I am requested to respect and fulfill all my responsibilities. Come on, like duties. Yagiraga moto He had a motor, ariko akabafite na mushiki we nawe turirimbana. but also he has a sister we used to sing Ubwo together. nagiraga umugisha mushiki we ntangiye yantwaraga kuri iyo moto. When I used to be blessed and this sister could not manage to Byaba go to ngombwa church, ko he would used to amujyana ubwo drop me. nkasabwa gutsindagira. And whenever she's available to go to church, I was supposed to walk. Niba hari inzira za bugufi nzi nizikika ubu nza ahantu umuntu yanyura akagera akaguga anyuze muri kaburimbo mwanya mutoya. Actually, I know the shortcuts here in Kigali. I know where you can go. Kaburimbo ukajya uyinyuramo gusa wambuka ufata indi nzira. I know the shortcuts of all Kigali. Uwo nguwo rero That then. ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira ibyo dutekereza. Sumuntu ngwibeshye ivuze biraba ntacyo yavuze ngo gihere. Tuzamura amaboko duha Yesu icyubahiro. Tuzamura amaboko duha Imana Let's icyubahiro. raise our hands and offer glory to God. De la cielo fola drasa sole dras. Tuyazamure done fola dras. Ibyo unyura mu biruje nshuti n'iby'igihe gitoya n'ibihoraho ntibigatume uteshuka gurekima Mana idahemuka tuyizera yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije n'ubwisezerano ryayo risa naho ritinda ntabwo rizahera tuyizera. Ubwo buzima bwose ndi gucamo All that kind of life I've been through, hari icyo Imana yavuganye nanjye. there is what God spoke to me. Yambwiye ibyo izankorera nubwo amaso yanjye atari kubibona. He told me what he will do for me even though my eyes was not experiencing it. Ibyo ndi kunyuramo ntibihuye n'ibyo yambwiye. What I've been through was not alike with what he promised me. Ariko niba amaboko anjyana mu byo yambwiye, But remember are the arms that pushes me to what God promised me. reka mbabwire ngo aho twatangiriye ntabwo ariho hagena aho tuzasoza. Let me remind you that where we started is Ubuzima uhagazemo ntabwo aribwo buzima bugena ubuzima uzasoreza. the life you in doesn't define your Nasomye bimbwira ngo ahari itangira ryaba ritoshye. I read the Amaherezo the beginning can be small by the end. abakiyazamura bikemera abandi tuyazamurira Imana ko hari abayamanitse kwa muganga. Those who can still manage to raise their hand, please do it more. Ashyirwa muri gereza mu mwanya muto dushigaje. He was taken in jail within a short time that remained. Arafungwa. He was imprisoned.
ukuri nyakuri Yosefu ntacyo hari yakoze. The truth is that he didn't have any sin that he committed. Nakuyemo ikintu kimwe. I have learned from that one single thing. Yageragezwaga n'umugambi w'Imana. He was being tried by the plan of God upon his life. 2024 tugiye kwinjiramo. 2024 that we're going in. Imana iguha abantu bakuvuga neza aho utari. Please, may God give you people who speak positive about you where you're not. Mbibutse ko nta wakuvuga nabi muri kumwe. Let me remind you that nobody can speak ever about you when you're together. Kandi burya ibigira imbaraga no kukuvuga neza aho utaranise. And for real, what matters and powerful is speaking positive about you where you're not. Actually, the person who speak positive about where you're not is really powerful more than speaking positive where you are. Listen to the real friend. When you're together, they speak to you every wrong things that you do that you may take time to correct yourself. And where you not, they don't mention your weakness, but they speak about your strength. But listen to the hypocrites, which are big number we have. When you're together, they speak positive about you. And where you're not, they speak evil. And said, there is where we yet stand because of bad people spoke about us. There are blessings that we yet receive because of evil words they spoke about us. 2024. May God bless you where people will speak positive about you. Do you know the word Ziba said when they was asking him that what David did not ask him for? But he said there is one remaining called Mepho, but do you think David was in concern of knowing the creepiness of this man? And by the absence of Mepho, he was supposed at least to speak positive about him. He says that there is one who remained, but he had on another problem. And you ask a person that, can this girl become a good woman? And it says that, yes, but in their family, they're under curse. To me, what's the relation of being a woman and working with the curse of your family? That person is jobless but is illiterate. Where are you bringing the things of education? Are you say that is jobless, and what concern levels of education will be asked by the one in need. Let's raise our hand and offer glory to God. Reaching in jail, he was loved by the people he founded in, and they turned him into the leader of theirs. And after some days, the two of them had dreams, and it troubled their hearts. And he asked them why there was trouble. They told him they all once had the same dreams at once. And he asked them to tell him those dreams. And he explained them to them. And he told one that you will be cut ahead. Another one will go back to the palace to serve wine. And he told one who shall be back to the palace that remember me and speak positive about me and see whether I can be connected to the king and take him out of jail. And the time he reached, he couldn't recognize him, he forget about him. And it passed by time after they forget they forget him, but God did not forget about him. While his brothers knew that dreams was over, but was yet over. His father was sure that he died, but Joseph,
irimo irategura gushyira ku mugaragaro cya kindi yavuze. He is planning to take in public what he promised. 24 ubu mwaka wo gushyira ku mugaragaro bya bindi yavuze cyagiye. 24, may it be there to take on public. Imana igira igihe cyo kuvuga ikazagira n'igihe cyo gusohoza ibyo yavuze. God has time to speak and time to fulfill his Kandi promises. Imana igira abantu ivugisha ikagira n'abikoresha. And God has people he speak through and the people he uses. 24 ubu mwaka wo kuduhuza n'abo Imana ikoresha. Kuko abivugisha twarahuye ahubwo Imana iduhuze n'abikoresha. May 2024 be there to encounter people whom God used, because we have already encountered those people God used to speak. Hari abo yanyuzemo itubwira akazi. There are people he went through and speak to Hari us. abo yanyuzemo itubwira inzu. There are others he went through Hari and n'abo yagennye izakoresha bagasohoza icyo yatubwiye. and there are those he have planned to use and fulfill. 24 Imana ibahuze n'abasohoza ibyo May yavuze. 2024 God encounter you with. Hari ubyakira ngo atere haleluya. Is there anyone who receive and shout hallelujah? Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Twikirize haleluya. Yes, reply hallelujah. Ubwari data wabivuze. Ubwari data wabivuze bizoshika. ni uncle wanyu wabivuze. Is your uncle who said? Ni mama wawe wabivuze. Is your mother who said? Ni brother wawe ukora niwe. Is your brother who work somewhere who said? Ubwari data. As is our Lord. Icyambere nabwijibesha. Oya. Oya. Icyakabiri gira imbabazi. Icyagatatu ijambo ivugiye ubwa. Uri Mana yo kwizera. Uri Mana yo kwizera. Uri uzahoraho. Haleluya. Ngo Imana ibona ko hageze yuko God saw that was the right time. iza gusohoza icyo yavuganye na Yosefu. He may come to fulfill what he promised. Bajya bavuga ngo aho umupira warengeye They said that where the balloon niwo goes, ugomba no kurengurirwa. it's where you will guard it back. N'amarota inzozi The king had dreams. ngo ziramushobera. He was confused. Habura n'umwe uzisobanura. And nobody could explain them. Nasanze zitari zikomeye. I found it was not that tough. Nanjye iyo bazinzanira kuzisobanura. If it were to be brought to me, I Ariko would nasanze explain impamvu them. zananiye abandi zari zifite nyirazo zibikiwe. But I Kuko found nirwo that rwari urufunguzo rugomba kumusohoraho abandi the bamushyize. reason why others would not Hari manage ibintu to bigiye explain was kunanira abandi because bidakomeye bishoborwe nawe kuko there are things which is going to be impossible to others and make it be. bibananira bidakomeye kuko niwe mugisha wawe. It's become Babigerageze byanyu kuko ari wowe nyirabyo. they try and they fail because you are the only. Mwami wanjye Yesu uri ngabinkingira. Ungosi imbere n'inyuma singikangwa na Satani. Ungosi imbere n'inyuma singikangwa na Satani. Mwami wanjye Yesu uri ngabinkingira. Ungosi imbere n'inyuma singikangwa na Satani. Ungosi imbere n'inyuma Singikangwa na Satani. ngo inzozi zirabananira. They couldn't explain the dreams.
Jobs. wa muntu wibagiwe Yosefu And the person who forget about Joseph abamenye ko hari inzozi zahagaritse umwami umutima got to know that there was dreams that troubled the heart of the king. ngo abwira umwami ati unyemerere nkwibutse iby'icyaha. And he spoke to the king that allow me to remind what of the mu case. minsi yashize twakoze amakosa muraduhana Last time he committed mistake and he aho punished. mwari mwaraduhaniye dusangayo umuntu And where you took us, we met a person. turota inzozi duhagarika umutima And we had dreams, our heart was troubling. arazidusobanurira And he explained them to kandi us. uko yazidusobanuriye ko zasohoye And like he explained it, how it came to pass. yari yavuze ko umwe muzamuca umutwe ngiye nkagaruka inahangaha He said that one shall be cutted ahead and I'll be back here. mwawukuyeho nanjye naragarutse You took it and I am here today. none niba kirimo So if this person is still in, mwamuzanye why can't you bring him? yari yaramwibagiwe He forget about him. none imana iramwibutse imwibukije abamwibagiwe And now God remember him. He made those who forget him to remember him. 24 ubu mwaka wo kukwibuka ikwibutsa abakwibagiwe May 24 be there too. God make those who forget about you to remember you. nyiri muri bwa butayu bwa bundi nyine mvuga nubwo ntavuze uyu munsi Still in that desert I was through icyizere cy'ubuzima kidahari with no hope of life. data wacu arambwira ngo wagushyira mu ishuri ukiga ubona hari ikintu kizima wavamo And my uncle was like, if you can be taken to school, do you think you can be productive? kandi abimbwira n'abana n'ubumuga dore ko nabo bana n'ubumuga atari abo gutabwa n'abimana igi bakoresha And he told me that I was not even disabled yet. That umuntu even wese those who uko are yaba ameze disabled, God can agihumeka use it. ntukamusuzugure Anyhow a person can be that is still managing to breathe. Never ababembesi b'imana underestimate yakoresheje them. bari baratawe The leprous men are the ones God used when they was rejected. igihe nari ndimo cyamwemerera kuvuga ibyo ashaka The seasons I was through, it was allowing him to say whatever he wanted. narababwiye ngo zose ntabwo zirwanwa hari izirangizwa n'igihe I told you that all battles are not fought, but there are some that's ended by seasons. ntabwo ngiye ntuye ahantu nshaka ntuye ahantu nshoboye kwishyura I don't live where I like. I live where I can manage to mwebwe pay. mutuye aho mushaka ntabwo mbizi ariko njye ntabwo ntuye ahantu nshaka ahubwo ntuye ahantu mbona nshoboye kwishyura You live where you like maybe, but I live mwagize ngo where abana I banjye can biga ahantu afford to pay. nshaka Do you think my children are to the schools I like? biga aho nshoboye They're where I'm able to afford to pay. muzarebe iyo uhamagaye umukomisiyoneri uramubaza ngo nshaka inzu Look, when you call a commissioner, tell them that I need a house. ahita akubaza ngo yangahe He immediately asks you, a house of how much? 60 You say 60. ahita amenya karitsiye agushakiramo inzu He knows exactly the specific area to find for you the ntabwo ari wowe house. utegeka karitsiye amafaranga niyo agena karitsiye bagushakiramo inzu It's not you who command the house to go in or the place to go in. Your money actually is what determines you where to live. wagize ngo bamwe mwaje uko mushaka Do you think some of you came in a way you mwaje wanted? bingana n'ubushobozi mufite You came according to your capacity. we taxi voiture ntiyari kukubera se Do you think it wasn't easier and looking good at you ubushobozi to ufite have burakwemerera more? kuyihagarika se Do you think the money you have can allow you to call it? uzi ko hari igihe urugendo ruti rukora n'amaguru kugira ngo motize kuguca makeya Did you know that? Yes. Do you know that you make some steps that the motor may charge you little atereka amount nkureho of money? urwaturu wasa You say, let me at least reduce the walk of 300. ariko hashimwe Yesu But glory be to Jesus. uyu mujyi urimo amaduka This city Ese na has Mayuru yaje. magazines. ariko hari amaduka tutajya dutinyuka kwinjiramo kandi tuyatambukaho But there are some shops we don't access, and for real, it's where we always pass by. mva uko bibiri ivuga Listen to what the Bible says. ngo bamuhubuza muri gereza They got him out of niko jail. nasomye bamuhubuza They got him hurry.
24 Imana igira hano iduhuburiza ibintu byacu bimaze igihe On kirekire 24, may God hurry taking us from somewhere. uwo mugisha That blessings. kugira ngo umuntu azajye kwigomwa ikintu akire kuri Answered for somebody to take from themselves niyo of mpamvu burya something. umuntu nakwemera ikintu ntahita agikora It's ujye why, ukizera 20%. it's why if somebody promises ari ikintu something, umuntu they yemeranya don't no do it kubera ibi hati directly. ndafashijwe we hati 2,000,000 yasohoka atari ku bundi bwo burabusa ubuginga. If somebody shakes himself 2 million a year, and if it goes out, he says, "No, isn't that kind of stupidity?" ariko Imana igira hano umugisha wa Imana uhubuzeyo ntihabe muri bake ntihaze kubaho negociation kuko aramutse atekereje kubaza afite nta na 20 yagu aze kubyibuka yamaze gukora icyo agomba gukora. But may God remove and hurry something from you which is hung somewhere. Because if they take time to meditate about it, they can't even give you 20,000. Depends on the problems they have. Mubwire ngo nunyemerera igihe ujye uhita ukimpa amajwi ari hano hanze ahugura nabi. Tell your neighbor that if you promise me something, please give it directly, because the voices outside here are wrongly Ngo trained. bamuhubuza muri gereza. They was taken in hurry from jail. Mpamya ko yagiye avuga ati ni ibintu bibiri. I think he went by saying that are two things: Nukugaruka cyangwa nukugwayo. coming back, dying from there. Sinzi uko byagenze baganira I don't know how it happened when they was conversing, ariko yaje kugera ku ntego y'icyatumye amutumaho amubwira inzozi. but he was exactly to the point of why he invited him, and he narrated to him that Warazimusobanurira uko yazirose. he explained to him everything according Iby'inka to zirindwi what he dreamed. zibyibushye n'izindi zirindwi zinanutse. What of 17 cows and other 7 N'iby'amasaka cows, arindwi. and of 7 sargam? Ahita amubwira ngo ubusobanuro hazaba imyaka 7 y'uburumbuke And he told him that you will have 7 years of n'indi myaka cropping 7 y'inzara. and other 7 years of famine. Uwagiye ari umufungwa ahita aba umujyanama wa perezida ati none tugira inama twakora iki. And the one who went like an arrested Uzi one, ko yabaye he umujyanama wa perezida undi mujyanama atareguzwa. he became the advisor of the president while another one was Ahita yet bati being mushaka umuntu taken ahingishe off. mu myaka 7 yubakisha ibigega muhunike ibizatunga abantu mu nzara y'imyaka 7. He said, cultivate and tank for things which will make people live within 7 years. Uzamfashe niba hari uwo warasesenguye niba hari inama y'abaminisitiri yahise iterana cyangwa y'abadepite ngo ifate uwo mwanzuro. And said, help me like you who did a Uwo research. Maybe if there was a mwanya meeting of Farao deputies that made that Farao decision. ubwe At that time, Pharaoh nashatse himself, kumenya uyu muntu yari afungiwe iki. he no longer need to know the reason Ntabwo why this person binamureba. was imprisoned. Nashatse He's no kumenya longer amashuri y'uyu concerned. muntu niba amwemerera kuba premier You don't ministry. need to know the level of education to this man, whether allows him to be the prime Icyo minister. abonye ni kimwe What he sees is ahise one. abona mu gihugu cye He cyose sees that in the nta entire wundi country. muntu umeze nka Yozefu wafata uwo mwanya. Like Joseph. Ahita avuga ngo occupied that twakura hehe And he said, umuntu umeze nkawe uri mu mwuka w'Imana. a person like you. Ahita avuga ngo nkanjye Farawo ntawe ngishije inama. And he said, I Pharaoh. Igihe ari ni ugutangaza itangazo When he was giving ntawe out, ndibuze guhamagara ngo mugishe inama uko abyumva. nobody I will consult for. Hari ibintu Imana igiye gukora ntawe igishije inama. And things God is going to do without getting advice from anybody. Ntacyo nimutanyumva muri 23 muzanyumve muri 24. Even though you can't hear from me in 2023, hear from me in 2024. Iyo biza kuba ngombwa If were to be yuko necessary Farawo ateranye inama, that Pharaoh may gather meeting, Potifari ntiyari kuyiburamo. Potiphar couldn't miss in. Kandi Potifari And Potiphar yari umwe mu bari buze kurogoya uwo mugambi. was one of the people to interrupt that plan. Potifari azi Yozefu, Farawo ntawe azi. Potiphar knows Joseph, but Pharaoh doesn't know him. Imana yabibonye ko nihaterana inama God realized that if they gather meeting, umugambi uri burizwemo. the plan will be disqualified. Therefore ndasabye Imana 24 Imana igira abantu heza. I pray to God that in 2024 He excludes some people. Igira nijya kukuzamura nzigira biheza. If He's going to promote you, Igira abantu heza. He excludes some people. Aragarya soko nako hari hakara hari. You cannot be a
Yosefu. And Pharaoh asked for an advice to what should happen to Potifari Joseph. yari kuzamura Potiphar would raise a hand akavuga ati nk'umugaba w'ingabo, and he say, like the commander of armies, uyu ndamuzi. I know this man. Reka nkubwire impamvu ebyiri zituma atakwiye guhabwa uyu mwanya. Let me tell you 2 reasons that will convince you to not give him this post. Number 1, Si umwene gihugu. he is not our citizen. Iyo yonyine The ntiyakwemera kuba n'umutwara siwe. Cannot allow you to be a leader of any place. Si umwene gihugu. He is not a citizen. Kabiri, Number 2, ninjye wamufungishije I am the one who took him in jail kubera icyaha cye. because of his case. Niba yarubahutse umugore wanjye If he accessed my wife, n'aba minisitiri, abana b'igihugu, if he become a minister, the daughters of the country, Imana ibona izo mpamvu ziri buze gutuma umugambi w'Imana udasohora. God saw that all those reasons will obstacle the plan of God to come to pass. Ihita iburizamo guterana kw'inama. And he's disqualified the gathering of meeting. Ituma Farawo afata umwanzuro wenyine. And he made Pharaoh only himself make a decision. Ntago abandi bawubonye nk'abagishwa inama, bawubonye nk'abatangarizwa. Imana igira abantu yereka ibyawe nk'ababitangarizwa, apana nk'ababigira. May God have some people to receive the decisions of your life, not to be gathering for making decisions of your life. Nkwibutse intego iravuga ngo ku bantu byararangiye ariko ku Mana ntago biragira gute. Let me remind you the theme is that on many Bene se bazi ko iby'inzozi byarangiye. the brothers were sure that Sasi ko Yosefu byarangiye. his father is aware that Joseph is no Ariko longer hari inzozi ntabwo zirarangira na Yosefu ntabwo ararangira. the dreams is not over. Reka nkubwire ngo ntabwo birarangira. Let me Ku bantu remind you byararangiye ariko ku Mana ntabwo birarangira. and it's Kandi bagira impamvu baheraho bavuga ko byarangiye. others have reasons to base on saying that it's Imana over. igiye kugaragaza impamvu nayo igaragaza ko bitararangira. And God is going to prove the reason why he says that it's not yet over. Uzi impamvu data wacu yavuga ngo yabonaga ubuzima bwanjye nyine bwararangiye. Do you know why my uncle said that? It's that he saw my life was over. Reka hari igihe bakurebera mu mashuri bakabona byararangiye. Actually, there is how they see you during concerning your level of education, and they say it's over. Muri ya yandi nize iyi nteruro itararangira bashyiramo iki? Firikiri. Concerning to Akit. my level of education, whenever the sentence is yet been over, they set a comma. Gasobanuye iki kariya kantu? So what's the meaning of comma? None gute umuntu yifata agashyira akadomo ku buzima atatangiye? So how comes a man take a full stop on the life that he didn't even start? We naho bugeze ntiyabugizemo uruhare agiye kuburangiza. Even where you are, he didn't do anything for you to be where you are, but he's taking a full stop to your life. Wo tuwurangije barabigizemo uruhare. We end it. Ni gute badutega 22 na 23 bataragize uruhare kugira ngo tugire aho tugeze? Did we end this year by their help? So why are they trapping us to 2024 while they didn't help us in 2023? Uziko n'umukoresha wawe nubwo yakwirukana adakwiye gushyira mbere yuko akuha akazi ntiwari ubayeho. Even your boss is not allowed to set a full stop to your life before he changes you. You was living even Reka before he mbibutse knew you. ko Imana ariyo yonyine wabura mu buzima ukagira icyuho. Let me remind you that it's only God you can lack in your life and you get struggles. Yonyine. Only God. Come on. Yonyine. Only God. Yonyine. Only God. Ntuzemere igituma uyitakaza. Never allow anything to make you lose your God. Nagize umugisha wo kumva ijambo rya nyuma mama yavuze agiye gupfa. I've been blessed to hear from the last word my mother said when she was going to die. Bamutemaguye arimo avirirana arimo ku munota wa nyuma. She was bleeding on her last minute. Anjyana mu baturanyi twari duturanye. She took me to our neighbors. Arababwira ngo ngewe ubuzima bwanjye ndumva burangira. She told them that my life is like ending. Ndabinginze nimukomeza kubaho muzanderera umwana. I plead
to you that if you keep living, please raise my child. yihambura igitenge yari iziritse mu nda kubera inzara, She took off jitenge that she was taking in her womb because of famine, agihereza uwo mudamu, and she gave it to that woman. aramubwira ngo uzamudodesherezemo agashati basi nakambara ajya nyibuka. And she told her that please tell for him a shirt. Whenever he put on this shirt, he remember me. arampindukirira arandeba, And she turned to me. mbona araturitse ararize, She started crying. arambwira ngo mwana wanjye And she told me that my son, nubwo ngiye though I'm going, ngusize mu maboko y'Imana. I leave you in the arms of God. ararebye asanga n'ay'abaturanyi ejo yananirwa. She looks and realizes that the arms of neighbors can be tired niba tomorrow. yiwe wambyaye yananiwe, ay'abaturanyi niyo atananirwa. Do you think if her arms who gave birth at me are getting niba tired, the arms of niba neighbors amaboko can... y'uwo munsi ibere rimwe akurekura, ay'umuntu mwahuye mukuze niyo atakurekura. If the arms of the person you were born together can release you, do you think the arms of the one you meet but your old age cannot release you? ngo nyina wa Mose ananiwe kumuhisha amezi 3, After the mother of Moses failed to keep him for 3 months, ngo amubohera kata amushyira mu rufunzo. she made a pot for him and he was taken in a bush. nubona umubyeyi wemeye kuva mu bana bakabata, ujye umenya ko atari bwo atangiye urugamba, barurwanya igihe kirekire. Please, if a mother leave his babies and come out of byose marriage, umubyeyi know arabireka, that she ariko has been nubona aho yageze suffering and arekura abana fighting. akabasiga akabavamo, If you see a mother who accepts to release babies sha and go ujye out, uceceka sibwo abatangiye urugamba. please shut your mouth. It's not when she start battle. ntabwo ahari She's not there ngo arebe amaboko yansizemo. to see the arms that she left me in. bana n'abantu bose amahoro, Live peacefully with abo everyone. kubaha ububahe, Respect those who umuntu deserve. wese umwakira uko ushoboye n'uko ushobojwe. Receive everyone like you ntugire can. uwo usuzugura ejo hahishwa amaso Do yawe. not underestimate anyone because his tomorrow is hidden from your eyes. iringira Imana niyo yonyine, Believe in God only. niyo yonyine. Only God. narababwiye ngo agaciro ka shikarete niyo utarayirya. I told you that a chewing gum is important before you ndabizi chew ko it. dusatse muri mwese ntitwabura aho dusangana nka orubiti. I know if we can check, I think we can find a chewing gum among uzi you. impamvu mukibitse ni uko utarayirya. Do you know why you still keep it? It's because you yet chew it. nuza kuyirya nturi buze kuyisubiza mu ishakoshi. After chewing it, you will not take it back in your bag. nta nubwo ushakira icyubahiro urayita aho ubonye. And you will not locate where to throw it. You will throw it anywhere. kuki utayitaye utarayirya se ukahita umaze kuyirya? Why didn't you throw it before chewing it and you're throwing it nuko after icyo wari chewing? uyikeneyemo wakiyimazemo. It is that you have ended by getting what you needed in Ariko need. hari igihe tubana n'abantu kubera icyo badushakamo cyadushiramo bakaduta nkaho nta mumaro twigeze tubagirira. Yeah. And said sometimes we live with people and they reject us after seeing or getting what they wanted from us, like if we've been useless to them. ariko ndashimira Yesu adukunda I thank turyoshye Jesus. n'igihe uburyohe twadushizemo. He We loves ntajya us duta. during our bitter time and our sweet moment. He doesn't reject us at any situation. abakundanye mu buryo bwo kubana n'abakundana mu buryo buzabana n'abakundana mu buryo busanzwe, umuntu wese agukunda afite icyo yagukundiye. Everyone to any type of relation loves you according for a reason. afite icyamukuruye kuri wowe bituma agukunda. This person has something that attracts them to love you. niyo mpamvu hari igihe iyo kigiye, That's why whenever a certain period passes, niyo mpamvu abantu benshi nyine that's why for many people turwana no kutaba banini kubera ko abadukunze badakunda ubunini. we fight of not becoming this fat because the people who love theirs, they don't like fat size. amazi ashyushye n'ibindi nazambuga nyine zirura kubi kugira ngo nyine abadukunze bakomeze babone. You take some meals, you know, like bitter green vegetables, so that our lovers will not hari umuntu reject w'inshuti us. yanjye yarashatse yari agiye kuzahita mu mugongo.
There is one of our friend was going to akajya agenda ese kugenda wunamye ngo ni impamvu zuko nanga nyine nijye ugenda neza hari uzaza azanywe n'ibyo ngibyo utazahita mu mugongo. I was like, why do you walk like that? There is one who will be attracted by your walking style. Please be straight and walk well. Abantu people ngo hari wakoze ubukwe bageze mu cyumba agiye kubona asanga umusatsi yari afite suwe asanga inzara zisize wasanga ngo hano hepfo ntabwo arahe ati ko ibintu byose ufite nta na kimwe cyawe. There is some people who had weddings and they found that this bride did not have her own hair, nails and hips. Nimvuga gutyo madame ashyiraho umusatsi atera inzara icyo ibi byose dukora tuba tugira ngo tugaragare neza mu maso y'abatureba ariko wumva igitangaza ni kigaragaza yuko ibyo badukunda iyo bidahari ntibadukunda ariko Yesu adukunda ntacyo twongeyeho ntacyo twashyize nta makeup nimba mwoka nimunyumva gutyo ntago yanda simvuye mu cyaro vuba ariko iminsi mazi nahangaha murabona ko nanjye nagerageje ko nayije mu basirimu gusa uko ntagize ntago kwiyita hari bibi ariko icyo mvuze hari abadukundira uko tumeze twaba tutameze nkuko batubonye badukunda bagahita batwanga kuko icyo bari badukundiye ariko Yesu adukunda nta na kimwe twongeye habe na kimwe ari setiwe ukuresha ukomeze There are people who loves us because of the way they see us. We decorate our faces, but Jesus keeps on loving us the way we are. Sing a step forward. Let's shimira Yesu wagukundiye ukuri ntacyo muciye ataguciye ingesho atarebye inzure atarebye amashuri atarebye aho ukomoka akavuga ngo mwese ariko Mana icyo ngukundira nuko utameze nk'abantu washize ibanga ryanjye nawe kure amaso y'abantu. Tuzamura amaboko duhe Yesu icyubahiro. Let's raise our hands and offer glory to Jesus. Ningerayo nzababwira ya mirimo nzaririmba rwa rukundo wanyeretse uko iminsi hayindi sinzibagirwa. Uretse gatoya mvuga akantu gato ubundi dusenga ariko tuzamura amaboko. Let's raise our hands. Niyidukunda uko turi. It's only God who loves us the way we are. Yo nibutse ko yankundiye uko ndi. When I remember that he loved me because of how I am. Ako kantu mwari mashizemo kagenda gutyo mayu. Ako kantu nyine kari kameze gutyo. Ako kantu nyine gutyo gusa. Yo nibutse ko yankunze uko ndi. When I remember that he loves me the way I am. Uziko haraho wajya gusaba akazi isura yawe igatuma bakakwima. There is where you can go to and how you look it makes you deny. Hallelujah. Twari mu mengaze juru kwambaye ubushwambagara bisatsi yatonze ikime utwereka imbabazi kunagura ya miheto abanzi baduteranye ushingura ya macumu mu bibanza byacu turubaka ubu muri mirima yacu turahinga tureza utwoherereza ijambo ry'ubuzima riturengera. Reka si twe twenyine twuzuye uwo munezero hariho n'abandi benshi badafite uko babivuga ineza yawe nyinshi yamenyekanye ku isi hose ku ivuko iwacu naho bararirimba banezerewe. Ingera yose nzaceceka ndavuga ibyo Yesu yankoreye ingera yose nzababwira ya mirimo nzaririmba rwa rukundo wanyeretse uko iminsi hayindi sinzibagirwa. N'abayicaye duhaguruke tuduhe Imana icyubahiro twese duhaguruke. All of us, let's have a stand and offer glory to God. Ku bantu byararangiye ariko ku Mana ntabwo birarangiye. It's over, but to
uretse gato reka mabwiye ikintu kimwe rero. Let me tell you one thing. Farawo arabyemeje. Pharaoh approves it. Ntago mbizi niba nayo habayo mpaza mpapuro z'umuhondo, sinzi niba bazigira nabo. I don't know whether they have the yellow papers. Sinzi niba bagira makuru ya saa moya nkina. I don't know whether they have news at 7 like here we do. Hari hasigaye ko atangaza itangazo. It was remaining that the announcement may be printed out. Hagira umuntu nteza agatebe ka plastique hariya. Rega butugiye gusoza. Munzara agatebe ka plastique aho ngaho. Let somebody lend me a plastic chair. Mbibutse ko itangazo cyangwa umwanzuro uzamura Yosefu ni Farawo wenyine wafashe nta undi yagishije inama. Let me remind you that the decision of exalting this man was taken by Pharaoh only. Abamabuja bo wacu mu cyaro. Our mistress there in village. Apana bikigali. Not of Kigali. Yatagiye mu kazi. When they didn't go to work. Cyangwa se nyine yataye. Or when they're at home. Hari ukuntu abayicaye mu rugo. There is how they sit at home. Afite telecommand. And they have remotes. Ahinduranya amasheni. By tuning on different channels. Ariko ni gute abantu barya batinze kandi biriwe mu rugo ubwo mu mwakoze iki? How can people eat late and he was at home? Mwumva uwo mwana sinzi ikimurijije. Listen to the baby. I don't know why he's crying. N'amasaha yo kujya gucuraho ku ishuri yageze. And the time to bring the baby from school it's on. Ariko numva muri saro hari hotel itari nziza muze gusunika intebe murebe niba nta kintu cyakiriye. I feel bad smell in the salon. Please arrange the seat and see what's going on. Mpamya ko yagiye kubona kirise kuri televiziyo y'igihugu. I am sure that maybe she clicked on the channel of the country. Atereka ndi amakuru yiriwe. And she said, let me check on the news. Abona haja yiriwe. And she saw it came the news of that day. Zaburi yavuze ngo hari kurira. Psalm said that hari umuntu. Tonight. Ariko bwaca mu gitondo. Hallelujah. Bene se wa Yosefu bazi ko byarangiye. Se wa Yosefu azi ko byarangiye. Muka Potifari azi ko byarangiye. Kumbi ni mu bantu ku Mana ntibirarangira. And it was in men, not to people. I mean to God. Abona itangazo rizana n'ifoto ya Yosefu. He saw an announcement with a picture of Joseph. Rivuga ngo kuva uyu munsi. That says from today. Uretse Farawo wenyine. Except Pharaoh only. Nta wundi. No one else. Uri hejuru. Yosefu niwe. He is the only one. Uziko bashyizeho ministry wundi wari utareguzwa. Did you know that they set a new minister before the one who was there is taken off? Imana igira ibyemeza ifata abishyize mu myanya bakiyicayemo bagire. God makes some decisions while people who took themselves. Nabo bazabona itangazo nkuko abandi baribonye. An announcement like others saw it. Hari ukuntu abantu mwambara rinete. There is how people who put on goggles. Mujya muzimanura mukazigeza hano. You take them down until here. Kabona umuntu arazimanuye azihije hangaho. Kibaze nibwo agiye kureba neza. And you see somebody takes it down and you think, is it when you go? Mamya ko yabonye itangazo. I'm sure that maybe Kimwe mu biranga umuntu uticaye iwe. one of the things that characterize a person is not seated to his own. Murebe umwanya uri inyuma wose uko ungana. Look at the Umuntu uticaye waniste ntago yicara nk'uwicaye iwe. The person is seated not in his home. Murabona hano inyuma hasigaye hatakwicara undi muntu. Can't you see that a person? Iki ni kiranga umuntu uticaye iwe. This what characterizes a Ariko person. wicaye iwe. But the person in his home. Uzibeshye ugiye abandi ugarame mu ntebe. Ibyo bikorwa n'umuntu uri iwe. Try and go to lay in the bed. Bintu mwigize byo kwisanzura ukajya ahantu ukabuzamuye amaguru atari iwawe. Think of feeling Ibyo comfortable. bintu bikorwa n'umuntu uri iwe namwe nimugakabye. Legs, please do not exaggerate. Mamya ko yari yicaye nk'uri iwe abonye itangazo yicara nk'utari iwe. I'm sure that she saw an Ahita anazimanura announcement ati, and she sat like "Eh? if she's not in her home. Niwe. And she was like, is he the one? Ahita yumvira ivuga ngo ntawe uzasohoka mu gihugu yatabyemeye. And she had the word Yumva that nawe says aje no mu one bantu will be out of bazasohoka the mu gihugu country ari uko without Yosefu being allowed. abyemeye. And she was part of people will be out of the country by the allowance of Joseph. Uwundire nsenge urabizi ko na Yesu ari we nyirabyo yagiye atabirangije. Allow me to pray. I know Jesus is the owner and he left Muzi before ko him bene se with baje everything. guhaha se. Don't you know how his brothers came Akabamenya bo to ntibamumenye. shop? And he got Ati to know mwari that bangahe? they did not Ati and he twari was abantu young n'inyamaswa and z'inkazi zaramuri. he said we was this number but another one was confused.
consumed bavuga by ko bears. zamuriye kandi ari bo bicaye They imbere. said that he was consumed by bears and he was seated muzi before ko them. yabatumyeho akabatuza i Gosheni. Did you know that he told them to come Mwumve and go to Goshen? icyanejeje, What mwumve pleased icyanejeje. me. Inabi yose bagiriye Yosefu All nta the nabi badness they yigeze did to abitura. Joseph, he did not pay back to them. Nta nasomye yabituye inabi I have never read anywhere that he rewarded them like they did to ngo him. yanabatuje muri karitsiye And he took them to the nice place. yarababwiye ngo mwe mwabikoze mungirira nabi ariko Imana yabikoze kugira ngo ibizanishe byiza mu gihe nk'iki ngiki. He told them that you did it with a bad purpose, but during this time, God is doing. He did it for the right time, like this, to benefit to me. Ndashaka gusenga I want us to pray. ku bantu byararangiye To ku Mana men it's ntibirarangiye. over, but to God is yet being over. Nushaka uba uri mu buzima budafitiwe imbabazi n'umuntu uwo ari we wese, So you can be in life where, but no one can be pitiful to you. kuba ugihumeka ntibirarangira. For you to still be capable of breathing, it doesn't. It's not. Reka mbabwire akantu nababwiye ubundi duhite tugasoreza aho dusenga. Let me tell you the word I spoke to you last time. Then we conclude by that and we pray. Narababajije abakibyibuka ngo ari umwanditsi wa filime n'umukinnyi wa filime uza ama episode cyangwa uzi ibice bigize iyo filime nindi. I ask you, the author of the film and the film players, I mean, who knows Twasanze the pages igisubizo of that ari film? uwayanditse atari uwayikinnyemo. The answer was the author, not the one who've been playing in that film. Dukuramo ikivuga ngo And we learn a lesson from it saying, hari igihe episode imwe muri episode zigize ubuzima bwanjye isohoka. there is a time the episode of one part of my life is printed out. Kuko ama episode asigaye azwi n'uwayanditse abayibonye bakagira ngo niyo finale ya filime y'ubuzima bwanjye. Because the remaining series of my life is known by the author. The people who've seen one series, they think that Hamani it's yari over. azi ko finale y'ubuzima bwa Morodekayi ari ku irembo. A man thought that the final of the life of Mordecai was on the Yari azi gate. ko nta kindi gice gihari. And he thought that there was no any other Yari azi series ko of finale life. iri mu biganza bya Hamani. He knew that the final was in the hands of Kumbe Haman. wanditse filime y'ubuzima bwa Morodekayi And the author of the film of hari Mordecai's ibindi life, bice yayihaye nuko bitarajya there are some hanze. other parts he gave, but it's been Mu bice printed. yayihaye Among the series harimo that he n'icyo gutambagiza umurwa Hamani amuri inyuma. part to be, Ariko kubera ko kitarajya hanze but because it's yet been bibutse printed. ko abantu batera komanteri ku yasohotse Let me remind itarasohoka you, ntawe ujya ayivuga. people comment on what's printed out. Bavuze ku buzima kuko nibwo bwagiye hanze. They spoke to the life that's Ariko out. 24 ayandi ma episode atarasohoka 2024, before other series of your life come out. Come on. Let's pray. ntabwo birarangira. It's yet over. Ntabwo birarangira. It's yet Ntabwo over. birarangira. It's yet Nababwiye ngo over. aho twatangiriye siho hagena aho tuzasoreza. I told you that where we started doesn't determine our destiny. Imana ijya kundema nawe yabanje kubaza yabikoze nk'uko ibishaka nk'uko yari yaragambiriye igihe nari mu nda igihe nari mu nda ya mama ntawaruzi ntawaruzi imibereho yanjye uko nzabaho uko nzabaho byari ibanga ry'Uwiteka Imana ihoraho iminsi yo kubaho iminsi yo kubaho Imana ifite mu kiganza isibyo yibwira izibyo yibwira kutugirira ejo hazaza habe heza cyane iminsi yo kubaho iminsi yo kubaho kwa ifite mu kiganza izibyo yibwira kutugirira ejo hazaza habe heza cyane Mana turagushimiye kuri Imana nziza. Bless you, Father, Lord, are you good, God? Mpagaze ku manga
vuga imbaraga zawe nta butayu udakuramo nta butayu udakuramo umuntu hagaze ku manga mpagaze ku manga vuga imbaraga zawe vuga imbaraga zawe nta butayu udakuramo nta butayu udakuramo mpagaze ku manga mpagaze ku manga vuga imbaraga zawe vuga imbaraga zawe nta butayu udakuramo nta butayu udakuramo umuntu nubwo bitameze neza nubwo bitameze neza none ejo humura humura Yesu ari ku ngoma nubwo bitameze neza nubwo bitameze neza none ejo bitagenda nabwo babibihe humura humura Yesu ari ku ngoma mana turagushimiye God, we thank you. tuguhaye icubahiro We glorify you. hari abantu bari bari mu buzima There are people who was in life babona byararangiye saying that everything was over. ariko uyu mugoroba But tonight, tariki 28 28th z'ukwezi kwa 12 of December, harabura iminsi mike few days remaining ngo dusoze umwaka for us to end the year. bamwe turangije bataraduhaga amahirwe yo kurangiza We end it for someone not given a chance to ingo make. zacu zigeze kiro bataraziga amahirwe yo kugeza ikino They gihe have never given a chance to our marriage. ku bantu byararangiye To men it's ariko over. uyu mugoroba But tonight, kuri we ntibirarangira to you is not kandi over. ugiye kugaragaza impamvu bitararangira And it's going to show the reason why it was not hari ingo over. abantu bazi ko zarangiye There are people who knows that it's over. ariko ntizirarangira But it's yet been over. iyo baturebeye mu bihe duhagazemo When they see us during babona this byararangiye they see everything is ariko over. ntabwo birarangira But it's yet been over. tugukomeye amashyi tugushimira We offer one upload by thanking you. ayo mashyi ni ayawe kristo This is your upload ayo mashyi Christ. ni ayawe kristo This is your upload Christ. ndahamya neza ko tutibeshe kugukurikira ni byiza ntacyo bidutwaye kugukorera ibendera ryawe rizahora rizamuye muri twebwe sezeranye nawe sezerano ko tutazakureka Yesu we turakwemera ndahamya neza ko tutibeshe Yesu we kugukurikira ni byiza ntacyo bidutwaye kugukorera ibendera ryawe rizahora rizamuye muri twebwe sezeranye nawe sezeranye nawe isezerano ko tutazakureka Yesu we turakwemera itegereje abanyegiputa maze urabatungura urabitegereza bacikana igikuba urongera urabanukira ukura inzinga ku magare ya warengeraga abisiraheli wabakuye mu maboko ya farawo wabambukije ya nyanja itukura kuko uhereye kera uri Imana itaneshwa turakwemera 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 turagushimba Mana yacu turakwemera ibyo wakoze kirishimwe turakwemera ndahamya neza ko tutibeshe kugukurikira ni byiza ntacyo bidutwaye kugukorera ibendera ryawe rizahora rizamuye kuri twebwe sezeranye nawe
Feradra. Aladresse totais. Ebeneza. Manawa. Sahuye. Ebeneza. Ebeneza. Manawa. Manawa. Tuzahuye. Ebeneza. Manawa. Tuzahuye. Haunifite. Udifite. Uvugira. Uvugira. Kumana. Haunifite. Udifite.